Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyakiriba mu kagari ka Gikombe mu mudugudu wa Rugero kuri uyu wa mbere tariki 23 Nzeri 2024 habereye impanuka y'imodoka yavaga kuri Bralirwa yerekeza i Musanze. Inzoga yari yikoreye zose zihita zimeneka. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yatangarije Kigali Today ko iyi mpanuka yaturutse ku itiyo y'inyuma yacitse bituma igice cy'inyuma tereyira cyari gitwaye inzoga nacyo gicika, inzoga zose zarimo zirameneka. SP Kayigi avuga ko nta wakomerekeye muri iyi mpanuka cyangwa ngo asige ubuzima uretse inzoga zangiritse ku buryo bukomeye. Kugeza ubu ntiharamenyekana igihombo cyatewe n'iyi mpanuka kuri izo nzoga zangiritse kuko bakiri mu bikorwa byo kuzibarura. Abaturage baciye ahabereye impanuka abenshi bahise bigabiza amwe mu macupa yarimo inzoga batangira kwinywera baseka bishimye, ariko inzego z'umutekano zihageze zatangiye kubakumira baragenda. SP Kayigi avuga ko iyi mpanuka yabangamiye urujya n'uruza rw'ibindi binyabiziga kuko habanje ibikorwa byo gukura ayo macupa mu muhanda. SP Emmanuel Kayigi yatanze ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga ko bakwiye kugenda neza mu muhanda bubahiriza amategeko yawo. SP Kayigi avuga ko mu bukangurambaga bukorwa na polisi y'u Rwanda bashishikariza abatwara ibinyabiziga kugenda neza, ko bagomba kuringaniza umuvuduko bitewe n'imiterere y'umuhanda bagendamo ndetse no kwitwararika buri gihe, cyane cyane igihe hari umuvuduko w'ibinyabiziga mu muhanda, ndetse bagasuzumisha ibinyabiziga byabo mbere y'uko bagenda mu muhanda. Yakomeje avuga ko uwo mushoferi iyo aza kumenya ko itiyo y'inyuma ifite ikibazo ntabwo aba yarakoze impanuka. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu kwitwararika bakagenda mu binyabiziga bazi neza uko ari bizima babanje kubikorera testing. SP Kayigi avuga ko polisi izakomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo hirindwe impanuka zituruka ku burangare n'amakosa akorwa n'abatwara ibi binyabiziga. Tukiri kuri iyo nkuru rero, reka tubagezaho indi nkuru y'umugabo n'umugore wo mu murenge wa Bugarama akarere ka Rusizi bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Bugarama bakekaho gukwirakwiza impuha ko abana 20 biga ku ishuri ribanza rya Mihabura bishwe n'ibiryo bihumanye bariyeyo. Impuha zatangiye gukwirakwizwa n'uwo mugabo wazanye umwana we ku ishuri yarakaye, abaza impamvu atagaburiwe ku ishuri kandi agomba kuharya nubwo nta mafaranga yo kumugaburira yigeze atanga. Umuyobozi w'ishuri ribanza rya Mihabura Pastor Ntihinyurwa Benjamin yabwiye Imvaho Nshya ko ku wa kane tariki 19 Nzeri ahagana saa 8 aribwo uwo mugabo witwa Samuel yabagezeho azanye umwana we wiga mu mwaka wa 3, abaza impamvu umwana we atakirira ku ishuri. Yari amenyereye ko umwana we agaburirwa saa sita nubwo nta mafaranga yo kumugaburira ku ishuri yari yaratanze, by'umwihariko igihe yabaga ari bwige nyuma ya saa sita, kuko ngo bijya bibaho ko abana bose biga nyuma ya saa sita basangira n'abize mu gitondo. Uwo mwana utari ukibasha kubona uko agera ku ishuri hakiri kare ngo asangire n'abandi kubera ko iwabo bamukererezaga akagera ku ishuri amasaha yo kurya yarangiye, byatumaga ataha atariye hari n'impungenge ko ashobora kuburara. Pastor Ntihinyurwa yavuze ko umubyeyi yazanye umwana we yarakaye cyane afite amahane menshi. Tubaza umwana impamvu atariye, avuga ko ari ababyeyi bamukerereje bamusigiye umwana kandi ko bimaze iminsi akaza ahitira mu ishuri ngo bitamenyekana akigana inzara akabyihanganira. Twabajije umubyeyi niba ikosa atari iryabo ahubwo atera amahane. Tumubajije niba yaratangiye umwana umusanzu wo kurira ku ishuri, avuga ko atawutanze ndetse atazigera anawutanga. Uyu mubyeyi yaje avuga ko n'igihe umwana we ataje kare akwiye kujya abikirwa ibyo kurya akanabihasanga igihe cyose ahagereye. Yabwiwe ko bidashoboka, agomba kujya yohereza umwana kare akamuha ibimufasha byose ngo yige neza. Nibwo rero yasohotse ageze hanze arasakuza ngo n'abana bariye ibiryo biroze, ndetse asohotse mu kigo akomeza kubikwirakwiza amakuru ko muri iri shuri hamaze gupfa abana 5 kubera ibiryo bihumanye bariyeyo saa sita.
Hadaciye umwanya munini yahise azamura imibare y'abamaze gupfa ayigeza kuri 20 ndetse ko abandi benshi barambaraye mu kibuga kubera kunegekara. Mu kanya nk'ako guhumbya ababyeyi bahise buzura mu kigo n'abari mu isoko barariremura bahita binjira muri icyo kigo bajya guteza impagarara. Pastor Ntihinyurwa yavuze ko byabaye ibibazo bikomeye cyane ababyeyi bazana urusaku rwinshi ngo babereke imirambo y'abana babo, abandi bagafata abana babo ngo bagiye kubarukisha bakajya babagaburira amata n'amamesa bakavanga bakabaha ngo baruke uburozi bariye. Byasabye ko inzego z'umutekano n'ubuyobozi baza ubwo ababyeyi bari bamaze kugeza abana 41 ku kigo nderabuzima cya Kisilamu cya Bugarama. Abana bagejejwe kwa muganga basuzumwe basanga bose ari bazima, ahubwo babonye uburyo ikigo cyahindutse isibaniro bamwe muri bo batangira guhungabana. Umugore w'i Bugarama wafunganwe n'uwakuruye izo mpagarara yafashe amashusho maze arayakwirakwiza avuga ko ubuyobozi bw'umurenge, inzego z'umutekano nabo iki kigo nderabuzima babeshya ko nta wapfuye kandi uw'umuturanyi we amaze gupfira aho ngaho ku kigo nderabuzima. Nyuma yo gutabwa muri yombi kwabo bakekwa, umutekano wagarutse mu kigo ndetse bukeye bwaho abana bose bagaruka ku ishuri nk'ibisanzwe. Ubundi ishuri ribanza rya Mihabura ryigamo abana basaga 2300. Abana bose bakaba barariye uwo munsi uretse uwo utarariye nawe biturutse ku kuba ababyeyi baramurangaje bakamukerereza. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dukuzumuremyi Anne Marie yabwiye Imvaho Nshya ko abana bose bameze neza nta kibazo. Yashimiye inzego z'umutekano zataye muri yombi abakwije izo muha zateje igikuba mu bana, ababyeyi babo, ubuyobozi n'izindi nzego. Asaba abayobozi b'ibigo by'amashuri kurushaho gukaza umutekano, ishuri ntiryinjiremo ababonetse bose. Yasabye ababyeyi n'abana kujya bubahiriza amategeko n'amabwiriza ndetse n'ingamba bishyirwaho gufasha abana babo kwiga neza. Nkivuga kuri iyo nkuru reka mbabwire indi nkuru nanone yabaye mu karere ka Rusizi aho umugabo w'imyaka 33 arwariye mu bitaro nyuma yo kwiyahura inshuro 3. Umugabo w'imyaka 33 wo mu karere ka Rusizi arwariye mu bitaro bya Gihundwe nyuma yo kugerageza kwiyahura ku nshuro ya 3. Byabereye mu mudugudu wa Cyapa, akagari ka Burunga, umurenge wa Gihundwe ku itariki 20/24. Saa 2 z'umugoroba nibwo uyu mugabo w'umunyonzi yatashye ageze mu rugo asaba ko babunzanira ibiryo mu cyumba. Nyina n'abana bajya kurira mu ruganiriro. Ubwo bari kurya, umwe mu bana yumvise ikintu kijaganya mu cyumba. Ajya kureba icyo ari cyo asanga ni se umanitse mu mugozi ariko atarashiramo umwuka. Umwana yahise aca umugozi se yari yakoze mu mishumi y'inkweto, akubita agahanga hasi kuri sima arakomereka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeuse yavuze ko uyu mugabo bahise bamujyana mu bitaro bya Gihundwe kwitabwaho n'abaganga. Yakomeje avuga ati saa 2 z'ijoro akigerageza kwiyahura nibwo yahise ajyanwa kwa muganga. Bikekwa ko igitera uyu mugabo gushaka kwiyahura ubuzima ari amakimbirane afitanye n'umugore we kuko akeka ko umugore we amuca inyuma. Gitifu Ingabire yagize ati abiterwa no kutagirira icyizere na gikeya uwo bashakanye, akumva ko buri gihe amuca inyuma, akumva ko yabikemuza kwiyahura ariko siko byagakwiye kugenda. Kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Umuntu uhora akora ibi bintu nk'ibyo ntiwamureka ngo bihore bityo, kuko amaherezo twazasanga noneho yiyahuriye mu ishyamba cyangwa ahandi hantu hatazwi. Yasabye abaturage kwirinda gukemuza ibibazo bifite uburyo bushyira ubuzima bwabo mu kaga, cyane cyane bashaka kwiyambura ubuzima cyangwa kugira undi babwambura. Nk'uko nakomeje mbabwira, Rusizi kari kamwe mu karere gakomeje kugaragaramo ibyaha byinshi muri uyu mwaka kurusha utundi turere. Muri izo nkuru ebyiri mbaze kubabwira reka mbagezeho indi nkuru nanone isohotse. Mu karere ka Rusizi yatwikishije bagenzi be batata amazi y'amarike bapfa zahabu. Sebatware Gilbert imyaka 30 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bugarama mu karere ka Rusizi azira gutwikisha amazi ashyushye bagenzi be batatu bapfa zahabu bari bamaze gucukura hafi y'umugezi wa Ruhwa mu mudugudu wa Kirume, akagari ka Mpinga, umurenge wa Gikunda Mvura. Abatwitswe Gamba Felix imyaka 28 wahiye mu Gatuza, Nsanzimana Joel imyaka 23 ashya mu Rukenyerero na Nambajimana niyo mpano y'imyaka 18 wahiye mu Rubavu.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikundamvura Baziki Yusuf yabwiye Imvaho Nshya ko muri icyo gihe cy'umurenge wa Gikundamvura hari sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Nyabitimbo 123 Mining Company ikora ubushakashatsi bwa zahabu hafi y'umugezi wa Ruhwa, ikabukora bacukura ngo barebe ingano yayo. Avuga ko muri uko gucukura bakoreshaga abakozi babahemba bitewe n'ingano ya zahabu bacukuye. Ku wa gatatu tariki 20 Nzeri mu ma saa 8 z'amanywa habaye kutumvikana n'uwari uhagarariye iyo sosiyete aho bayicukuraga ku giciro cy'iyo bari babonye, ariko ntibabyumvikana, hanyuma hatangira imirwano. Kutumvikana ku mafaranga bari bahawe byateye urusaku rwinshi kuko icyo gihe bari bafite amazi y'amarike bari bagiye gushyiramo ifu ngo bacumbe ubugari barye. Uwo Sebatware afata ya marike ayasuka kuri ba bagenzi be bose uko ari batatu bari bashyigikiye uwo muyobozi bavuga ko ashaka kubahenda. Barashya barakongoka, twahageze tubona ari ibintu biteye ubwoba no kubireba. Avuga ko bakihagera bihutiye kujyana abahiye kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Gikundamvura, aho n'ubu bakitabwaho n'abaganga kubera uburyo bari bahiye ibice binyuranye by'umubiri. Sebatware atabwa muri yombi ashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Bugarama. Amahirwe umuyobozi we ntibamutwitse. Baziki avuga ko bakomeje gukurikirana abamenyweho ya marike ko bakirembye cyane, bigaragara ko Sebatware yabatwikanye umujinya n'ubugome bukabije. Yasabye abaturage kwirinda urugomo kuko ingaruka zarwo ari mbi cyane, ko nkaho iyo bumvikana n'uwo bakoreraga byananirana bakitabaza ubuyobozi aho kujya gukora igikorwa nk'icyo cy'abunyamaswa. Yanasabye Nyabitimbo 123 Mining Company kumenya ko ariyo murinzi w'abakozi bayo, haba ari abagiranye ikibazo bakihutira kugikemura, byananirana bakitabaza ubuyobozi. Yanasabye Nyabitimbo 123 Mining Company ko ariyo murinzi w'abakozi bayo, haba hari abagiranye ibibazo bakihutira kubikemura, cyane ko ariyo sosiyete imaze igihe kuri aka gace yagombye kuba imaze kumenya imicungire y'abakozi bayo.